bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kane cya Diventi, turagenda twirukanka tugana nyine Noheri y'umucunguzi wacu, ivuka ry'umucunguzi wacu. Ubushize twaganiriye ndi i Roma mu muhanda, nagiye gukora ama recherche ku bijyanye n'ibyo ndimo nandika. Ubwo rero ntabwo nashatse ko iriya rendezvous tuyirata. Twaraganiriye kandi ndizera yuko mwabashije kubibona mukinjira nyine no mu butumwa bwa kiriya cyumweru cy'ibyishimo. Ubu rero turagenda tugana Noheri twishimye, kandi ntabwo ari twebwe twitegura, ahubwo ni Roho Mutagatifu udutegura, atuganisha ku Mana, atubwiriza nyine ibinyura Imana. Amasomo y'uyu munsi rero aratubwira nyine ibijyanye no gutegereza umukiza. Isomo rya mbere twarisanze mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, atubwira ati nimutega amatwi nzu ya Dawudi, mwashatse mumaze iminsi mugora abantu, none murashaka no kugora Imana yacu. Imana ubwayo izabihera ikimenyetso. Murabona uriya muhanuzi Akihazi yagiye Imana ubwayo yaramubwiraga ngo saba ikimenyetso ikuzimu cyangwa mu kirere, urakibona. Ariko umuhanuzi aravuga ati ntabwo nshaka kugora Imana yanjye. Bavandimwe, kenshi dukunze kugora Imana yacu, tuyisaba hari nta kiyinanira yego, ariko hari igihe tuyisaba n'ibidashoboka kuri twebwe, aho kugira ngo tuyireke yo kuko izi ibyo dukeneye itugenere, aho ugasanga turajya kuyigora pe. Uko tugora abantu tugashaka no kugora Imana. Maze rero Imana ubwayo niyo itwihera ikimenyetso. Imana ubwayo niyo itugenera imibereho. Imana ubwayo niyo itubwira iti mwana wanjye dore aho uri naha, mwana wanjye dore icyo ukeneye ni iki, kandi ntugire ubwoba kuko uzakigeraho, ndahari ndi nk'umubyeyi wawe, turi kumwe kandi turagenda. Ndumva message y'isomo rya mbere ariyo ngiyo, ntitwihimbire ibimenyetso bavandimwe. Imana ubwayo izatwera ikimenyetso, kandi ikimenyetso cy'akataraboneka ni uko umwari azasama inda akabyara umwana, hanyuma uwo mwana bakazamwita Emmanuel, Imana turi kumwe. Ngiki cyo kimenyetso cya karundura, kuko Imana ubwayo yemeye gutura rwagati mu bantu, atari rwagati gusa, ahubwo yemeye gutura mu mutima wa buri wese muri twe, kuko twebwe buri wese muri twe afite agaciro imbere y'Imana. Nongere mbisubiremo, ntitwihindumbire ibimenyetso, tureke Imana ubwayo iba ariyo iduha ikimenyetso giturutse ku mwana wayo wigira umuntu kubera twebwe, ariko n'icyo kimenyetso nyine cya karundura kikadukingurira ibindi bimenyetso byinshi cyane, kubera ko Imana ubwayo aho iri, ukuboko kwayo kuragaragara, ukuboko kwayo kugenda kugera kuri bose, kugera kuri benshi, kandi ukuboko kw'Imana gukozeho nta kabuza arakira. Maze rero bavandimwe, dukomeze tugendane, dukomeze twumve yuko ibyo twese turimwo, iyo bivuye ku Mana bigashyigikirwa nayo, nta kabuza natwe ubwacu duhinduka ikimenyetso Imana ubwayo ishyira rwagati mu bantu, kugira ngo bayigane, kugira ngo babone yuko iyo ubwayo ibarimwo kandi ko bagendana. Maze rero muvandimwe, wemere ube ikimenyetso Imana ishyize rwagati mu bantu, wemere ube ikimenyetso Imana ishyize mu muryango wa Padiri Mawuri, ubere ikimenyetso umugore wawe nimba uri uwashakanye, ubere ikimenyetso umugabo wawe mu muryango, nimba uri umupfakazi ube ikimenyetso cy'Imana mu bana bawe, mu buzukuru bawe, niba kandi uri n'umusaseredoti uri ikimenyetso. Byo
birasanzwe, ariko icyo kimenyetso cyongere kigaragarire buri muntu wese. Kandi niba uri n'umwoblate wiyeguriye Kristo umwami, uba ikimenyetso hose, ikimenyetso Imana ishyize mu bantu kugira ngo ibereke ko nta na rimwe ibasiga bonyine, nta na rimwe ibatererana, ko iri hafi yabo. Kandi icyo kimenyetso nahoze mbivuga gihinduka kiva kuri Yezu Kristo wabaye ikimenyetso par excellence, hanyuma natwe twese duhere kuri Yezu Kristo tukaba ikimenyetso nyine Imana ishyira mu bantu kugira ngo bayibone, kugira ngo bongere bayigarukire. Kuko buri wese yirebeho, buri wese arebe, noneho yongera avuga ati jyewe ndi ikimenyetso Imana yashyize rwagati mu bantu, jyewe ndi ikimenyetso Imana yongeye guha abantu kugira ngo ubusabane nayo bwongere bugaragare mu bantu kandi bwivugurure. Ndi ikimenyetso Imana ishyize rwagati mu muryango wa Padiri Maure, rwagati muri Kiliziya, kugira ngo Imana ntihagire wongera kwijya kure, ahubwo twese tuyisange, tuyigarukire twishimira nyine yuko umwana w'Imana yatuvukiye kandi agiye kutuvukira nyine mu mutima wa buri muntu wese. No mu isomo rya kabiri rero niko byagenze, twabonye Pawulo mutagatifu atubwira nyine, abwira abaromani, abaramutsa, ababwira ko yatorewe kwamamaza ijambo ry'Imana mu mahanga, kandi ayo mahanga yamamazamo ijambo ry'Imana n'abo banyaroma barimo. Natwe turi amahanga, twagejejweho ijambo ry'Imana, birumvikana. Ariko icyiza nuko, ni nacyo Pawulo mutagatifu yavugaga, nuko twagizwe abatagatifu, twagizwe abantu bakomeye mu Mana kubera umuhamagaro nyine, umuhamagaro Imana iduha. Buri wese rero yongeraho agaciro umuhamagaro we, yumve ko yigishije ijambo ry'Imana kugira ngo yongere ahagarare yemye mu muhamagaro we, kandi umuhamagaro we umubere koko igikoresho Imana ubwayo ikoresha kugira ngo imugereho kandi igere no ku bandi. Muntu ze rero mu ivanjiri ho twabonye Yosefu mutagatifu, umugabo udahinyuka wa Bikira Mariya, yashaka kumusezerera amenye ko atwite nyine, amenye ko yatwaye ikinyendaro, niko twavuga entre guillemets, ariko ntabwo yashakaga kumukoza isoni, ashaka kumusezerera mu ibanga. Nibwo Imana ubwayo imugendereye inyuze ku mumarayika, iramubwira iti Yosefu, witinya, kuko umwana uriya agiye kwibaruka aturuka kuri Roho Mutagatifu. Maze rero ivanjiri uyu munsi iratubwira yuko Imana kugira ngo itugereho, ituganirize, tubwire ubutumwa bwayo, ishobora kunyura mu bikoresho biciye bugufi byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yosefu Mutagatifu Imana yamubwiriye mu nzozi, ariko ubu ngubu umuntu agiye kuvuga ngo narose bagiye kubishyira mu bikorwa, ubanza bamwita umusazi. Ariko kuko Yosefu Mutagatifu yari asanzwe ari mu busabane bukomeye kandi buhamye n'Imana, yumvaga ko Imana yanyura kuri buri kintu cyose no kuri muntu wese ikamubwira. Kandi koko ntabwo yibeshye, kuko yakoze uko marayika yari yamubwiye mu nzozi, nuko ibintu bigenda neza, n'umushinga w'Imana ubasha kugerwaho. Kandi umushinga wo gukiza abantu, Yosefu Mutagatifu ataza kubyemera, ntabwo umushinga w'Imana wo gukiza abantu wari gushoboka. Ariko nta kinanira Imana, na Yosefu Mutagatifu yarabyemeye, atanga ubufasha bwe, atanga inkunga ye kugira ngo umushinga w'Imana ugerweho. Kandi koko wagezweho, turacungurwa tubikesheje uwo mugabo rwose udahinyuka, wemeye kuba se wa Yezu Kristo kubw'umubiri, kuko aturuka mu nzu ya Dawudi, hanyuma ariko kubw'umutsindo wa Yezu Kristo tubyongeye guhamya ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo twese rero aducungure. Maze rero bavandimwe, murabona ni ibintu byiza gukurikiza urwo rugero rwa Yosefu, twumve neza ko Imana yatuvugisha ihereye ku bikoresho byose bituri iruhande mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugomba gusaba Roho Mutagatifu kugira ngo tubashe gushishoza neza iby'Imana itubwira, tubashe kubisobanura
kubisobanukirwa koko nta nkomyi, kandi twumve yuko nimba turi mu busabane n'Imana, buri kintu cyose duhuye nacyo cyatubwira Imana nta kibazo. Maze rero nk'uko bisanzwe mugende mushaka amasomo y'umunsi, isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, isomo rya kabiri mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma muri chapitre ya mbere, hanyuma ariko cyane cyane twibande ku ivanjiri nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa mbere kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 24. Duhurire muri iyo vanjiri nk'uko nsanzwe mbibabwira, tuyihererekanye, cyadufashije tugihererekanye ku mbuga nkoranyambaga duhuriyeho za WhatsApp, Facebook, Instagram, byose kugira ngo tubashe kunogerwa n'iryo jambo ry'Imana, kandi cyane cyane tubashe kwitegura nyine Noheli yegereje. Ndabakunda rero, dukomeze duhurire mu ijambo ry'Imana, tuzifuzanya Noheli mu bihe biri imbere, ariko dukomeze tuyitegure, buri wese afasha mugenzi we kwitegura neza mu butagatifu, kuko twagizwe abatagatifu buri wese n'umuhamagaro we, nk'uko Pawulo yabitwibukije. Ushobora byose ndabaho umugisha kandi abarinde ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, imyiteguro myiza ya Noheli, tukomeze twunga ubumwe muri Yezu Kristo waduhamagaye muri uyu muryango.